ufite. Hari umunyamakuru nigeze kubona ntashatse kuvugira kuri kamera yagiye ngo kwa Nyirabisabo, arangije Nyirabisabo arasohoka amwereka ihembe yari atumye ngo muri Amerika, ararihagarika avuga ngo ihembe ryanjye hagarara. Mu by'ukuri twarebye mu kirere turaribona, iryo hembe ryari rihari. Wabonye iyo bagiye guhamba akazuka ngo ari we wabikoze. Nigeze ngira iyerekwa ritari rinyoroheye, mbona abantu benshi cyane bafite utwana tw'uduhinja, havutse uduhinja twinshi cyane. Niyerekwa nagize hari havutse uduhinja twinshi cyane, ariko nkabona abagore bakikiye uduhinja mu gatuza, ntawe ufite ikigoma, ntawe ufite akantu ko gufubika, abana bambaye ubusa. Umwana akavuka bagahita bashyira mu gatuza bagasohoka mu mbeho iteye ubwoba. Bishatse kuvuga ngo abana barimo kuvuka ariko bari kuvukira ku birenge by'abandi. Ese ko basohotse batabafubitse imisonga ntizabamara? Ese ko basohotse batabafubitse abo bana baramara kangahe? Nibo babana bavukira ahantu bakora ibitangaza, ntibababwirize kwihana ahubwo bakababwiriza ibitangaza. Nibo babana bavukira ahantu bakavukira mu itorero, uwitorero akaba arimo kubabwira ngo mutange icya cumi n'amaturo, amaviza n'amamodoka biraje, ariko ntababwirize iby'ubugingo. Ejobundi hari umuntu wifasha akavidewo cyangwa se akarikodera akanyoherereza, amaze kukanyohereza ati umuntu yaba atazi Imana, abaho ibyo kujya mu rusengero atabizi, yari atabatije, ariko Imana iza kumurwanira ku munota wa nyuma imuha ubugingo kandi atarabukwiye. Mu by'ukuri hari umuntu utarigeze akizwa, utarigeze ajya mu rusengero, ngo yavutse mu buryo gutyo, papa waramwanga, mama warapfa, aho yavutse baramwanga, yirukanka imisozi ari umwana, ariko igihe kiragera arakura ajya gushaka umunani iwabo wa se. Ageze iwabo wa nyina, agezeyo bemera kumuha, ariko baramubwira ngo nawe ntuzawurye. Muraho neza, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze hano ku Ruhisho TV, mwese aho muherera ariho hose. Nanone ngewe ubasuhuza nitwa Yvette. Aka kanya rero ndi kumwe n'umubyeyi wanjye, nanone ntabwo ari ubwa mbere mumubonye kuri kamera, ariko nawe nagira ngo mwakire abasuhuze anakomerezaho kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza, aherekana dusengera. Karibu tubane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina nitwa Marie Claudine, nkuko nabibabwiye ubushize. Ku izina ry'ababyeyi ndi mama Ubrine, ndi umugore, mfite umugabo n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Numva nshaka kujya mu ijuru. Muri make ndi umukirisitu. Mbere yuko dutangira ko tubanze dusenga Imana. Data wa twese mwiza, ubereye mwiza, gutegereje bose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye imirimo yawe wakoze, ahatambutse hari haturuhije, ariko wabaye Imana mu ruhande rwacu, twarakubonye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Warinze abantu bose muri rusange turi kumwe hano, kuko ibyahize umubiri n'ubugingo byabaye byinshi, ariko wabaye Imana muri byose. Turagushimye. Turi imbere y'amaso yawe rero, tugiye kuvuga ku byawe, uze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde kugabanya no kongera, uturinde gutandukira mu izina rya Yesu. Uduhe ibyubaka imitima y'abantu, kandi mwami abazumva ibi bintu bazumvire, bashyire mu bikorwa bikwiriye gukorwa muri bo. Bane natwe tugire neza rero, dutangiye utangirane natwe, kandi dusoze usozanye natwe. Nuko mwami uturindire muri iyi si turuhije, kugira ngo tuzatabaruka amahoro mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha mama Ubrine, nishimiye kongera kukubona. Shima n'Imana yakurinze, nkaba nkubonye uri amahoro, ubuzima no mu bugingo bya bitarakwishe. Imana ishimwe rero, nanjye ndi amahoro. Umeze neza? Ndashima Imana, meze neza. Imana nishimwe cyane. Ubushize ubwo twaherukaga ahangaha twabwiye abantu bo ku Ruhisho TV, tubabwira kuzagaruka hari ibindi bintu uduhishiye, kuko uko ungana ufite byinshi wabwira abantu bikabubaka imitima, ufite ihumure ryinshi wabwira umuntu ubabaye, uri mu buzima butamworoheye, urwaye, rero amaze igihe kitari cyiza mu buzima bwe bwose. Aka kanya rero nagira ngo nkwakire, ugire icyo ubwira abantu, ugire ihumure, wabwira umuntu utameze neza, ugire ijambo ryiza ugendeye ku ijambo ry'Imana, kuko tumaze gusenga. Imana iguhe umugisha wazanye na Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Aka kanya rero reka nkwakire, utuganirize ku mbaraga z'isumba byose, utuganirize ku imbaraga z'Imana, aho abantu babona byanze, aho umuntu abona ubuzima bwe buri mu kaga, akibaza niba Imana yabanye nayo cya gihe itagikora. Aha rero niho nagira ngo nkwakire, karibu tubane, ugire icyo ubwira bano bantu. Urakoze. Uravuze ngo mvuge ku mbaraga z'Imana ku bantu bafite ibibazo, ku bantu bari mu burwayi n'ibindi bigeragezo bitandukanye. Hari igihe kigera umuntu akananirwa kumva neza yuko
Imana imeze nk'aho yamuretse yego bitewe n'ibyago n'amakuba ahagazemo cyangwa se bitewe n'ibigeragezo ahagazemo, yego ariko ntabwo biba bivuze yuko yaguye, nta nubwo biba bivuze ko yananiwe. Mbanje kwisegura aho hantu kubera ko intege nkeya zibaho. Dusomye Bibiliya dusanga Yohani Batista yarabatije Yesu Kristo, ariko igihe kimwe aza kuvuga ngo ageze mu nzu y'imbohe atuma abigishwa be ngo mugende mubaze Yesu ngo ni wowe Yesu bavuze cyangwa dutegereze undi. Yari yamutije arabibona, agera mu gihe cy'intege nkeya ashidikanya ku Mana. Yesu nawe asenga asubiramo aravuga ngo icyampa iyi saha nkanywe cyangwa iki gikombe nkanywe sinkinywereho. Yari arimo ahunga ububabare yarebaga. Rero nawe yarageze mu ntege nke. Intege nkeya si ikintu twavuga ngo umuntu yaciriweho iteka, gusa nanone ntabwo zigomba kutugumana. Rero nahumuriza imitima y'abantu. Imana ni umukozi w'umuhanga, hari igihe kureka gatoya. Ubushize nababwiye ku bigeragezo, ko ibigeragezo byose biza bifite impamvu. Nawe basobanuriye mbabwira ibigeragezo Imana izana, mbabwira ibigeragezo umuntu yikururira, mbabwira n'ibigeragezo Satani azana uko Imana ibigufashamo. Rero hari igihe ugera mu bigeragezo, reka dufate nk'uburwayi. Ugiye mu burwayi, urarembye, ugiye kwa muganga, ubonye utarimo woroherwa ahubwo ukabona urimo uremba cyane. Hariya Imana irahari inshuro nyinshi cyane. Impamvu Imana iba ihari ni uko aho ngaho uhatinze cyane Imana mutari kumwe, Satani yagutegera kandi yagufata. Rero Imana nta muntu yaremeye ko Satani azamutwara, kuko hano muri Bibiliya mu gitabo cya Yuda turahasoma harabivuga. Ntabwo Imana yigeze irema umuntu ngo Satani azaze amugaraguza agati, ahubwo Imana yaremye umuntu imushyira ku isi. Satani nyine niwe waje kugerageza abantu. Tuzi neza inzoka yasanze Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, yarangiza ikabambura ubutware Imana yari yabahaye, ikabashuka, yarangiza ikubashuka, igatwara imfunguzo ikazijyana ikuzimu, ariko Yesu yarazimwambuye. Rero aho ngaho Yesu ajya kwambura imfunguzo, bivuge ko no mu burwayi yagusangamo, bivuge ko no mu bukene yagusangamo, bivuge ko no mu rupfu yagusangamo. Imana mu ijuru nitugiriye neza. Rero umuntu uri mu burwayi, Imana ijya imusanga kandi ikamuhumuriza ndetse ikamutabara. Ese mama Audrey, tukiri aho, hari igihe umuntu aba atinze mu kigeragezo, ugasanga hari abantu iyo batangiye kubirambirwa, n'ababirambirwa gusa, ariko ugasanga bashorewe na sekibi inyuma yabo mu bitugu byabo, ku buryo bavuga ngo ni ingaruka z'ibyaha aba yarakoze. Ese koko umuntu ugeragezwa wese, umuntu uri mu kigeragezo wese, akenshi ziba ari ingaruka z'ibyaha, cyangwa hari n'igihe umuntu aba ari ku munzani w'Imana? Abantu bose bari mu bigeragezo ntabwo ariko bari mu ngaruka z'ibyaha. Hari abantu bari mu ngaruka z'ibyaha. Reka dufate urugero. Dufate urugero nko ku muntu wabanzwe agaterekera. Ubushize twabivuzeho. Umuntu wabanzwe agaterekera, uko byasa kose ingaruka z'ibyo bintu zizamugeraho. Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka ukagira gute? Ukirwariza. Gusa iyo uciye bugufi ukihana, ikurindira muri ibyo bigeragezo, ariko ingaruka ugira gute? Wihanganira nazo. Ariko nanone ntabwo abantu bose, nk'ubwo ugiye za Faisal, za CHK n'ahandi hantu henshi, urahasanga abantu barwaye banarembye, bafite indwara zirenze ukwemera, ariko batigeze bagira uruhare muri ibyo bintu, nta nubwo bazi aho byaturutse, babyisanzemo. Abantu benshi barapfa, bagapfa atari uko bakoze ibyaha, atari uko Imana itabazi, kuko abenshi cyane ni abantu bapfa kandi bamaze bakabona ubugingo. Imana y'umwishe tugire neza. Ubwo rero bivuze ko umuntu uri mu kigeragezo akenshi hari igihe aba ari mu kigeragezo ku munzani w'Imana, ariko kugira ngo Imana igire ikimwigisha, ariko hari n'igihe umuntu aba ari mu kigeragezo yenda bitewe, tuvuge hari nk'ukuntu umuntu ashobora kujya mu busambanyi, ugasanga ageze mu rugo abuze urubyaro, kandi inda nyinshi yarazivanyemo. Hari igihe abantu badashobora kumenya ko ubwo busambanyi yabukoze mu by'ukuri, ariko nanone nkibaza ngo wabwirwa n'iki niba n'ubundi icyo gihe yari kugera mu rugo ntabyare? Wabwirwa n'iki ko ari ingaruka z'ibyaha z'ibyo yakoze bitewe n'ubusambanyi? Wumva ukuri n'ubu ukuzi. Rero nzi umumama umwe yigeze asenga Imana, yibaza ngo kuki ntabyaye. Twarasenganye uwo nguwo, atitiriza Imana imanuka kuza kumubwiza ukuri. Iramubwira ngo uri umukobwa, iramubwira ngo nagushyize intanga 6 mu nda yawe, n'abana 6 nari naguhaye, 6 nubara urasanga zo inda wakuyemo ari zingahe? Yasanze ari inda 6 yakuyemo. Rero na n'ubugingo n'ubu, kuko yaraturutaga twe turabana Imana ibimubwira, ubu arashaje, ariko ashaje atagira umwana, kandi yamaze kwiyakira, kuko Imana yamuhaye abana nyine akuramo inda yazijugunye. Izo rero ni ingaruka z'icyaha. Imana yamubabariye ko yakuyemo inda, ariko nanone nta rubyaro azava mu isabune. Izo nizo ngaruka z'icyaha. None se Imana imubabariye iramubabariye ko ntabwo yamuhomye? Yaramubabariye, ariko kubyara ntibihari, kuko amaze gusazira mu myaka 64. Ibyaha byo yaramubabariye, Imana rwose irababarira ndetse ikanibagirwa, ariko ingaruka z'ibyaha z'uko yakuyemo inda kandi z'intanga Imana yari yashyizemo hari abantu rero bumva ko Imana bababarira
ariko basi ikamuha n'umwana umwe. Imana nta kintu na kimwe itakora, ariko wibuke neza yuko yego ni Imana itinda kurakara, ariko nanone nikubabarira mfite undi mushuti wanjye yatanze amafaranga n'amafaranga afite uko ahagaze, yaragerageje ibishoboka ngo abone umwana, ariko kubera inda nawe yakuyemo ntabwo bishoboka, rero yarihannye nawe, ariko mu kwihana yirwa avanga Imana imuha umwana, ko amaze kugira imyaka myinshi ubwo azamubona. Nibyo twavuze, Imana ibabarira ibyaha, ingaruka z'ibyaha ugahangana ariko ngo ahantu hanze hari n'ahantu udashobora gukura umwana ku Mana, ukaba wamukura ahandi hantu. Aho ngaho rero abajya nabo abo bana batangwa n'izindi mbaraga cyangwa n'indi myuka, abo bana twibatindaho kuko ibibabaho urabibona. Uwo mwana ntabwo aza ari umwana uzakubera umwana, cyangwa se nubwo yaza akakubera umwana ariko ntabura ingaruka zibizamuzaho kubera iyo myuka imuriho. Rero abo ngabo bose mbakeneye n'uwo nkunda ntazajye muri ibyo ngibyo, kuko n'ababirimo ntacyo bivuze. Ese wambwira ngo agiye mu bapfumu, umupfumu aramuvuye amuhaye umwana, ese uwo mwana bimuhaye koko aba amufite, ese uwo mwana wavuye he buriya? baramutanga. Abavuye he rero ubundi rero namenye neza yuko Imana itigeze irema umubabaro kuri twebwe, ahubwo nasanze Satani ariwe wazanye umubabaro. Impamvu ya mbere, ushobora kuba ufite urubyaro mu nda, ariko Satani akaza kuziba inda ibyara kugira ngo ukundi ujye kumukorera, wajya ku mupfumu kuko n'ubundi wayobotse Satani akazibura yanda, kuko niwe wari wakwitambitse. Urugero, nigeze kubona umuntu umwe agiye kubyara, atwite inda agiye kubyara, umwana akazamuka akajya mu mutima, igihe cyo kuvuka umwana akazamuka akajya mu mutima, barangije baravuga ngo yatangiriwe n'ibintu bavuze ntashoboye gusobanura ibyo ari byo. Barangije barafata amasaka ngo bashigishe igikoma, baraza barakimuha kwa muganga, baravuga ngo bisa umubyeyi ngo basizanye ifu y'igikoma barayitoba baramuha, ngo bisa umubyeyi abyara amahoro turakubagira. Arangira ahita abyara nta n'umuganga umukozeho kandi ari kwa muganga. Rero Satani ajya atanga abana cyangwa se ajya atanga umugisha, ni ukuvuga ngo ushobora gukora nk'uko abandi bakora, ariko Satani akitambika umugisha wawe ukabura aho abandi baboneye. Noneho wajya kumukorera, Satani ntabwo ajya yirwanya. Yego, Satani ntabwo yirwanya, wajya kumukorera akava imbere y'umugisha wawe ugahira. Hari akantu ejo numvise bavuze ngo Satani ngo akunda abakiranutsi, ntabwo kuko n'ubundi ngo abanyabyaha baba arabi, aba bafite. Niyo mpamvu rero abakiranutsi abakunda, akababaho, nyine akababa hafi. Rero mu mudugudu hafi haba agukunda, kugira ngo nyine nubwo mu kantu gato ahita akubona. Ariko nibaje se ubwo ababakunda cyangwa ugahiga abakiranutsi, bavuga kubakunda cyangwa bavuga kubahiga? Ababahiga kuko ntabwo aba bakunda. Dusomye hano muri Yuda, tugiye gusoma muri Yuda. Yuda ni igitabo kimwe, turasoma umurongo, ni Yuda igice cya mbere umurongo wa 9. Aravuga ngo nyamara Mikayire ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, yahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Aka kantu nsomye umurongo umwe wa 9 wenyine. Aha hantu nagerageje gushaka kumenya ni ibiki byatumye marayika w'umwami Imana ajya guhangana na ajya guhangana na Satani, iki cyari kibiteye. Nsanga ahangaha bari bahanganiye ku ntumbi ya Mose. Mose ngo amaze gupfa, marayika w'umwami Imana yaje gutwara umurambo, akihagera asanga Satani nawe yahageze. Kuki Satani yari yaje gufata umurambo wa Mose kandi azi ko Mose yakoreye Imana? Ahubwo yazirikanaga neza yuko hari igihe yigeze kumukoresha icyaha, cyagiye akubitaga urutare inshuro Imana itamubwiye. Satani yahise avuga ati ndakubonye n'ubugingo bwawe ndamubonye. Ariko Satani atubona twiyanduza, ntabwo ajya mu twezereza. Rero Mose yaragiye aritunganya, ariko Satani warakomeza arega yuko yigeze gukubita urutare inshuro Imana itamubwiye. Niho rero yaje gutwarira umurambo wa Mose, ahurira na marayika w'umwami Imana bawuhanganiraho. Rero bijya bibaho neza yuko muri iyi si turimo duhura n'ibyago n'amakuba muri make, ariko nubwo duhura n'ibyago n'amakuba, Satani yatwegera Imana ikaturwanirira. Kuba witwa ngo urakorera Imana, nta mpamvu n'imwe atazaguhiga, nta mpamvu n'imwe atazakwegera. Ubundi Satani yavuze ko abanyabyaha bifitiye arabafite. Noneho rero abakiranutsi nibo agomba kwiyegereza. Kandi nigeze gusoma akantu kavuga ngo Dawidi yasenze isengesho rivuga ngo ndabona itabakunze kuko abanzi bongeze gute ndabishoboreye. Umwanzi wawe uzi ko ari umwanzi wawe, ariko umukunzi yaza akakugira nabi utabimenye. Niyo mpamvu Satani agomba kurwanya abantu b'Imana. Kubera icyo abantu benshi bavuga ko iyo umuntu ari kurwanywa akenshi anyura ku muntu uri kumwe. Yahanyura kimwe n'uko atahanyura. Inzira za Satani ni nyinshi cyane, ariko kubera ko ngo niwe uzi amabanga yawe, niwe uzi urugo rwawe uko rwubatse, niwe uzi uko wariye, niwe uzi aho wagiye. Tuvuge niba ugiye kugira ngo uze mu kiganiro, hari abantu bawe wabwiye, nta kuntu Satani we yanabakoresha kugira ngo
babe aribo bakugeraho mbere byihuse kuko aribo bantu bawe. birashoboka ko abo ngabo nabwiye aribo baba ikibazo bitewe n'uko nyine wamubwiye azi ukuri kw'ibyawe. Yego. Rero uwo nguwo kurwanya biroroshye kuko wamaze kumubwira, ariko nanone uwo utabwiye ntabwo yakugeraho kuko ntazi amakuru yawe, ntazi ibyo urimo. Ariko nanone ashobora no guhaguruka kubera ko Imana ijya yitambika ku murimo wayo ikigwatiriza. Kubera iki nasanze Imana ihagarara mu bintu ho ahantu hose ifite inyungu irahahagarara ikaharwana inkundura, kuko na Satani muhana Imana ifite inyungu, Satani nawe arahahagarara akaza kurwana. Ubwo rero Imana yacu izaturwanirira nta mpamvu n'imwe, kuko nigeze kubona Imana irwanirira umuntu mu minsi yashize, narayibonye Imana irwana. Yarwanye gute? Umuntu yabaye atazi Imana, abaho ibyo kujya mu rusengero atabizi, yari atabatije, ariko Imana iza kumurwanira ku munota wa nyuma imuha ubugingo kandi atarabukwiye. Byagenze gute kugira ngo imuhe ubwo bugingo? Mu by'ukuri hari umuntu utarigeze akizwa, utarigeze ajya mu rusengero, ngo yavutse mu buryo gutyo, papa we aramwanga, mama we arapfa, aho yavutse baramwanga, yirukanka imisozi ari umwana, ariko igihe kiragera arakura ajya gushaka umunani iwabo wa se. Ageze iwabo wa nyina, agezeyo bemera kumuha, ariko baramubwira ngo nawe ntuzawurye. Mu by'ukuri yahise afatwa n'uburwayi, ntabwo duhamya yuko aribo babwohereje, wenda bwaziye byaba yavuze ngo kuki umuntu uri hafi aho ari we warwanya. Ntabwo duhamya yuko aribo babuteje, ariko nanone bakubwira amagambo bivuye nuko bahize n'intambara zahabaye hejuru y'umurambo. Oya, n'intambara zabaye amaze gupfa, kuko nari mpahagaze nabibonye. Ukavuga yuko Satani yari yabateye n'ibyo bavuze babishyize mu bikorwa. Niba wamaze kumuha umunani yafashwe n'uburwayi butunguranye, abyimbagatana umubiri wose ku buryo ntabasha gusobanura imbere ya kamera. Afite ibice byabyimbye kurenza ibindi. Igihe kiragera rero agiye gupfa, ageze ku mwanya wo gupfa aca bugufi, aratura rwose. Nari mpahagaze n'ayanjye maboko n'ayanjye maguru nari mpari. Aratura avuga ati sinigeze mbatizwa, sinjya mu rusengero, sinahazi. Aratura ashyira hasi aravuga ati ariko iyo Mana itanga ubugingo nanjye ibumpe. Yari ababajwe n'umubiri cyane, aravuga ati iyo Mana iha abantu ubugingo nanjye ningiriye neza ibumpe. Noneho amaze kwatura neza ahita agwa mu biganza byanjye. Umuntu Imana yamugendereye. Rero naratunguwe, ndavuga ngo twirinde guca imanza. Uwamubonye ari umusinzi kuko ngo yanyweye inzoga nyinshi, uwamubonye mu byaha bitandukanye yamuciriye imanza, ubwo yaranavuze ati wenda yarimbutse, ariko ku munota wa nyuma yaratuye ashyira hasi kurenza twebwe twitwa ngo tuzimane. We yaratuye, waramubwira guti se ibi, agashyira hasi yaratuye 99 aratura amarayo. Amara amaze kumarayo, amaze kwatura neza, aravuga ati rero ndumva ndimo kuribwa, nimumfate. Njye wamufashe ukuboko, namwe nawe mfata, aramfata ndamufata, umutima uracika. Yaguye mu biganza byawe. Waza kumbwira gute rero uwabonye mu bikorwa bibi akamubona gutyo azi iherezo ryiwe? Niyo hahandi Satani yafashe Mose amuteza gukubita inkoni urutare inshuro Imana itamubwiye, arangije amubaraho icyaha. Niyo ngo abantu twamubonye akora ibyaha, ariko iherezo ryiwe ntabwo twarimenye. Rero turakwiriye kugira ngo rinda izamu ryawe. Satani ararwana, yakurwanya nanjye yandwanya, ariko se kwa kurwanyije nanjye akandwanya, ahubwo twebwe turimo kurwanywa tumeze gute? Niba anyuze ku muturanyi uramwerera izihe mbuto? Ese urihangana gute? Ese niba anyuze mu kigeragezo cy'uburwayi urakigendamo gute? Niba yaziye mu bukene urabigenza gute? Kuko Satani afite inzira nyinshi cyane anyuramo, kandi arimo kugora abantu b'Imana muri iyi minsi. Uburwayi, ubukene, intambara, ibigeragezo, amakuba n'ibyago ni byinshi ku bantu b'Imana. None se hari ikintu nshaka kukubaza. Imana idufashe muri uwo mwanya. Urabona ibi bihe turimo biraruhije, ntabwo byoroshye pe. Abantu barakora ibitangaza bakavuga ko ari Imana ibibakoresheje, n'ababyiyitirira ngo ngiye nkora ibitangaza. Ntujye ubyumva ngo ngiye ngo nkora ibitangaza, nakijije runaka yari arwaye, nyine akabyiyitirira, kandi avuga ko ari imbaraga z'Imana zabikoresheje. Nk'abantu babibona, cyangwa umuntu utajya mu rusengero, cyangwa umuntu wumva ibyo bitangaza abibona cyangwa akanabibona, umuntu azatandukanyiriza hehe niba koko ari Imana ibikoze, cyangwa se hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'iz'Imana? Ariko ejo ukumva abantu arabahamagara, sinzi niba nabo bizana, ariko hari igihe atanga itangazo ngo muzaze ahantu hazaba hari ibitangaza, ibirema birahaguruka, impumyi zirahumuka, bigenda biti. Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Imana yacu irakora, ariko nubwo ikora na Satani irakora. Mubyibuke neza yuko Satani akora. Rero ubu gutandukanya izi mbaraga ntabwo byoroshye,
birasaba abafite amaso y'umwuka, ariko nawe hari ibikorwa wareba ukibwira yuko wamaze guterwa. Abakora ibitangaza babaye benshi, ibyo ni ukuri bamaze kuba benshi, ariko si koko barabikora mu izina ry'Imana, ndetse ko babivuga mu izina ry'Imana, tuvuge ko babikora mu izina ry'Imana, ariko tugereranyije cyangwa se turebye cyangwa se dukoze ubushakashatsi, tuzi neza ko imbaraga z'Imana zihari zirakora, tuzi ko n'imbaraga za Satani zihari zirakora. Impamvu ya mbere, hari umuntu ugenda akajya ku mupfumu. Reka nguhe urugero rwihuse. Hari umunyamakuru nigeze kubona, ntashatse kuvugira kuri kamera, yagiye ngo kwa Nyirabisabo, arangije Nyirabisabo arasohoka amwereka ihembe yari atumye ngo muri Amerika, ararihagarika avuga ngo ihembe ryanjye hagarara. Mu by'ukuri twarebye mu kirere turaribona, iryo hembe ryari rihari. Uwo muntu uhagurutse ihembe bivuga ngo no kwica umuntu yamwica, no kumukiza yamukiza. Wabonye iyo bagiye guhamba akazuka ngo ari we wabikoze. Rero imbaraga z'ikuzimu zirahari, ariko n'iz'Imana zirahari. Iz'Imana zihari gute? Wibuke igihe cya Eliya ku musozi Karumeli, yasabye Imana aciye bugufi, aravuga ngo Mana, nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, ngo none bimenyekane uyu munsi imanura umuriro, igitambo gitwikwe, abantu bose babone yuko uri Imana iruta Bayali, iruta Ryangombe, iruta Nyabingi. Imana imanura umuriro, ariko yabanje guca bugufi, yatura ibyaha byiwe, yatura ibyaha by'ubwoko bwa Isiraheli, kuko yafashe amabuye 12 ya Isiraheli ngo asana igicaniro. Bivuga ngo ariya mabuye yasobanuraga buri muryango wa Isiraheli wari, arangije aca bugufi yatura ibyaha byabo. Amaze kwatura ibyaha byabo avuga ngo Mana nzi, arabanza arayizera, yigirira icyizere. Amaze kuyigira icyizere avuga ngo nzi ko ushobora byose. Imana imanura umuriro, itwika igitambo. Rero Imana yacu irakora, na Satani agakora. Nigeze ngira iyerekwa ritari rinyoroheye, mbona abantu benshi cyane bafite utwana tw'uduhinja, havutse uduhinja twinshi cyane. N'iyerekwa nagize, hari havutse uduhinja twinshi cyane, ariko nkabona abagore bakikiye uduhinja mu gatuza, ntawe ufite ikigoma, ntawe ufite akantu ko gufubika, abana bambaye ubusa. Umwana akavuka bagahita bashyira mu gatuza, bagasohoka mu mbeho iteye ubwoba. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abana barimo kuvuka, ariko bari kuvukira ku birenge by'abandi. Ese ko basohotse batabafubitse imisonga ntizabamara? Ese ko basohotse batabafubitse abo bana baramara kangahe? Nibo babana bavukira ahantu bakora ibitangaza, ntibababwirize kwihana, ahubwo bakababwiriza ibitangaza. Nibo babana bavukira ahantu bakavukira mu itorero, uw'itorero akaba arimo kubabwira ngo mutange icya cumi n'amaturo, amaviza n'amamodoka biraje, ariko ntababwirize iby'ubugingo. Rero Imana yo mu ijuru niyo yo gusobanurira abantu, kuko abantu ntabwo twakwisobanurira, ntabwo twabasha kuvangura uwo mwuka wa sekibi cyangwa umwuka w'Imana uvuze ngo no, ariko ni ugusaba umwuka wera akadusobanurira, umwuka wera, kuko aracyahari, aracyakora mu bantu bayo. Mama Bri, muri uru rugendo umazemo igihe rw'agakiza, ntabwo ari urugendo ruto nubwo ari runini, kuko uracyakomeje. Ni irihe banga ubona ryagufashije kugira ngo ukomeze ugundire Kristo? Atari uko wahuye n'ibyoroshye, atari uko utahuye n'amabuye, atari uko utahuye n'imijugujugu, atari uko utahuye n'ibiguca intege. Ibanga wakoresheje wabwira umuntu ucogoreye ku musozi w'uburwayi, ucogoreye ku musozi w'ubukene, ucogoreye ku musozi wo kubura urubyaro, ucogoreye ku musozi w'umugabo cyangwa w'umugore, ibigeragezo birahari ni byinshi. Uyu muntu wamubwira iki kugira ngo adacogora? Rero Ivete, muri iyo genda abantu benshi cyane barananiwe, ku buryo hari igihe uganira n'umuntu akavuga atari ku wundi Imana ibaho. Ejo bundi hari umuntu wifashe akavidewo cyangwa se akarikodera akanyoherereza, amaze kukanyohereza nsanga arimo kumbwira ngo Imana ntabwo ikibaho, niba inabaho ntiyumva. Namubajije impamvu avuze gutyo, nsanga afite ibigeragezo, nsanga afite amakuba n'ibyago. Yari avuye guhamba mama we, ubufaranga asigaranye umuntu araza aramuguza byihuse, aramuhaye nawe ahita acika arigenda arabutwara. Nyine yari ahagaze mu makuba n'ibyago, bya bibazo tuvuga. None ndamubwira nti komera, ndamuhumuriza kuko umuntu wananiwe birasanzwe, ariko muri iyi minsi hariho akaga, hariho ibibazo. Ahubwo wambaza ngo kubera iki hariho amakuba n'ibyago byinshi, kuko abantu benshi bari mu bigeragezo, kuko abakozi b'Imana bahagaze mu misozi badasobanukiwe. Hariho ibigeragezo byo mu rwego rwo hejuru, hariho uburwayi, urujya kandi ukabona umutwe w'umuntu urikoze, urutunjunganye n'inzu, urujya kandi ukabona amaguru y'umuntu yabyimagatanye. Abana b'imyaka 10 ngo bafite za diyabete, abandi bafite ngo za kanseri zo mu maraso. Ibibazo byabaye ibibazo impande zose, ahubwo wavuga ngo ni iki kirimo gutuma abantu bafite ibigeragezo bimeze gutyo? Ese noneho bamaze kubigeramo baritwara gutyo? Iturufu ya mbere no gusenga Imana.
nasanze ingabo mbi za satani zinyura mu kirere, nsanga ingabo mbi za satani zinyura ku butaka. Rero birakwiriye, hari igihe iyo mu kirere izagusha ariko iyo ku butaka ikagufata, hari iyo ku butaka izagusha ariko iyo mu kirere ikagira gute ikagufata. Rero birakwiriye ngo imigendere yanjye, imivugire yanjye, imitekerereze yanjye njye wese birakwiriye kugira ngo nsenga Imana. Impamvu ya mbere ndi buze kubanza gusenga Imana, ubutaka ndi gukandagiraho buranduye, ikirere ndimo kunyuramo kiranduye, imivugire yanjye ntabwo inejeje, imikorere yanjye ntabwo inejeje. Niyo mpamvu tugombye gusenga Imana ku buryo bwose, kuko abadayimoni bo abazimu barahagaze, barakora ijoro n'amanywa, abapfumu barakora. Niba twe nitudakora ngo duhamagare Imana saa sita na nijoro, ninde uzaturengera? Niba tutabaye maso, ninde uzaturengera? Abantu twagabanyije ibihe byo gusenga. Ikindi, abantu ntabwo basobanukira isengesho basenga, abantu barasengera mu kajagari. Byari bikwiye kugira ngo umuntu wese asobanukirwe isengesho asenga. Umenye ngo ngiye guhangana n'uburwayi, ese uburwayi babusengera mu buhe buryo? Umenye ngo ngiye guhangana n'ubukene, ubukene ndabuhanganisha nabwo ni irihe sengesho ndi butere kugira ngo mpangane n'ubukene? Umenye ngo inzira zanjye zafunzwe, ese izi nzira ndazifunguza irihe sengesho? Abantu turasenga mu kavuyo n'akajagari, ugasanga urasaba ibyo kurya nyamara satani yamaze kwinjiza uburwayi mu rugo, ugasanga urimo gusaba viza nyamara urupfu rwamaze gukomanga n'imva yacu. Abantu birakwiriye kugira ngo uvuge ngo uyu munsi ndasengera iki, nabwo wirinde kugisengera mu kavuyo. Umenye ngo ndasenga muri ubu buryo, numara gusenga muri ubu buryo iki ngiki kirakurwaho. Wongere uvuge ngo ngiye gusenga, hagarika umwuka w'urupfu mu rugo, uhagarare mu mwuka w'urupfu, wivuga ngo urafata urupfu wirukanane n'imiceri usaba, wirukanane n'imbyaro, uyafata ikintu kimwe, nurangiza ugisengere kandi ugisengere mu buryo burimo. Hari uburyo uri kuvuga ko umuntu agomba gusenga afite ibyo asengera. None se ko hari igihe umuntu usanga avuga ngo narasenze biranga, natereye imisozi biranga, ubundi hari uburyo umuntu ashobora gusengamo ibyari byaranze bikaba byakunda? Yego. Ndaguha urugero rutoya. N'umukobwa nasengaga amasengesho niyirije ubusa, nkamara iminsi 9, nkamara 7. Icyo nasengeraga, nabaga ndi mu buvumo, nabaga ndi mu butayu, kenshi cyane nabaga navuye mu rugo. Iyo minsi narayimaze ntarya ntanywa, nimutse mu rugo naki. Imana ikambwira ngo ndaje nkugire neza, nasohoka nkasanga byanutse. Ibyo nari nzi ko nsanga byavuye ku bw'amasengesho, nkasanga ahubwo byabuze, byanutse, byabaye bibi. Ejo nkasubirayo, namaze imyaka itari mikeya, ngeze ngambwira Imana nteshwe, n'ubundi ngiye kurya no kunywa kuko gusenga ntacyo bimaze. Ariko nsanga mfite ubugoryi bwinshi cyane mu gusenga, mfite akajagari mu gusenga. Nanjye na munsi wa mbere arabwira ngo Mana nkeneye ikanzu, ejo nkayibwira nkeneye urukweto, ejo nkayibwira nkeneye mama ararwaye, ejo nkayibwira singire, nyine nkagira akajagari n'ibyo mvuze simbyizera. Rero kugira ngo nsobanukirwe gusenga, Imana yarambwiye ngo banza umenye uwo ndiwe, umpe icyizere, unyizere, numara kunyizera ujye ubona kumbwira. Irangije umunsi w'irazira nyiyama, irambwira ngo ntukambwire kabiri, sindi igipfamatwi. Iyo ubwayo niyo yansanze, irambwira ngo jya umbwira nurangiza wizere ko numvise kandi nje gukora, kuko natangiye kubona ibisubizo by'Imana. Rero hari igihe abantu basenga, ugasenga ibyo usengera utabyizeye, warangiza ugasengera no mu kajagari, ntabwo icyo gihe Imana uzayibona, izakureka bwayo amashuri kugeza igihe uzakurira ukamenya gusenga. Biravuze ngo niba usenga Imana, gira ikintu kimwe usengera kugira gisubijwe. Ushobora no kugisengera imyaka 10 bitewe n'iyo ubwira utayifitiye icyizere. Icya mbere cyo nsigaye njya kubwira Imana, nkabwira ngo rero Uwiteka nkeneye inzu mu mujyi wa Kigali, n'urugero ntanze. Rero nkagenda nkabwira Imana nti Imana, nzi ko ufite amafaranga, nzi ko ufite inzira nyinshi zanyuramo amafaranga, wampa akazi, wakoresha wenda akandi kantu mfite ukagaha agaciro. Imana ifite inzira nyinshi, ndabanza nkabwira Imana ko ifite inzira, nkayereka ko ishoboye. Ngewe uyu mugore ubona sinjya nsaba ibintu Imana yampa. Niba numva nkeneye kunywa ji, ndakubwira mpa 5 njye kugura ji. Ntabwo ndi bize kubwira Imana ngo mpa ji, njya nsaba Imana ibintu bidashoboka kandi ibintu binini, ibintu bidashobokera umuntu, nibyo njya nsaba Imana kandi Imana yabishoboye. Rero Imana turabanza tuyigirire icyizere, tumara kuyigira icyizere dusenge, dukuremo akajagari. Nkanjye iyo ngiye gusenga, reka nitangeho urugero. Iyo ngiye gusenga kugira ngo ibyanjye biboneke, namaze kumenya yuko Daniel yasenze Amedi na Peresi baramutangira. Namaze kumenya yuko iyo nsenze, iyo mvuka karande z'iwacu ziza gutangira ibisubizo byanjye. Ndabanza nkananiza imyuka y'iwacu yose. Iyo navutse niyo nashatse, iyo abaturanyi banzanaho, iyo bamvuga neza n'abamvuga nabi banshyiraho, nkayimaniza yose, namara kwinaniza nkazamura icyifuzo cyanjye, kuko nta nkomyi iri buze kugitangira. Kuko uzi ibikurwaye. Reka tubwire abantu badukurikiye hano kuri Isho TV, ku muntu ubona uri gusenga anyura mu bigeragezo bitari bimwe, uwo muntu niba hari ukuntu yasenze akabona biranze, nakora akajagari yenda mu masengesho, cyangwa se areke gufata ibintu bya hena hirizwa bihurize hamwe, arebe ikintu nyamukuru
ashaka kugeraho bitewe n'icyo ari gusaba Imana, Yego. aba ari cyo asengera. Nk'uko tubibabwira umunsi ku wundi ko tugomba kuza tugaruka, uyu mumama yatwemereye ko hari n'igihe azaduha ubuhamya bw'urugendo rwe, rero n'ubundi turacyari kumwe, reka tutarambiranye ducumbikishirize aha ngaha, tuzagaruka. Kandi ku bantu badukurikira ni ukuri turabakunda, namwe mudukunde, mukomeze mudutere inkunga, mukora subscribe, mukora like. Iki kiganiro kuryohera uzakoreshe ugihe bagenzi bawe. Turi mu buntu bw'Imana, no gusharinga ibitekerezo n'imbaraga z'Imana uko zigenda zikora hagati mu bantu bayo. Turabashimiye cyane, mu mabwi ndagushimiye, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom.